Wigeze wumva abantu bavuga ngo uracecetse cyane, ariko nta kintu kiryoha nko gukora inzozi zawe mu bwiru, ukareka ibisubizo byawe bikakuvugira. Amaso y'abantu ntiyakubakira inzozi, ibikorwa byawe nibyo byonyine bishobora kubavugisha. Isi yuzuye amagambo, buri wese avuga icyo azakora, inzozi afite, akanavuga ko ari mu nzira yewe. Ariko abanga bavuga ko biba byiza iyo inzozi zawe zicecetse ahubwo ukazikorera. Abantu mbega bakabona ari ibintu bitangaje, nabyo bituma iyo ibisubizo bije bigera kure cyane n'ahantu utatekerezaga. Niba wumva wenda bakubuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa bakwirengagije, bikaguhangayikisha, hari igihe ari byiza kwihisha kugira ngo uzagaragare. Nyine hari impamvu yo kugaragara. Kora ku nzozi zawe utabanje gusaba impanuro z'abantu, kuko abo bantu ntibazi aho ujya. Igihe cyose ubanza kubaza ese ndakora iki, nyine bakubwira ibyo bashaka gukora cyangwa ibyo biyumvamo. Ntabwo mu by'ukuri icyo kintu aba ari uba ugishaka. Ndetse ukwiye kuba umuhamya wawe wowe ubwawe, ubundi ibyo bintu wizera ugahita ubishyira mu bikorwa. Ubwiru rero cyangwa gukora mu mwijima abantu batakubona bikurinda ishyuka, ndetse bikakurinda imbaraga z'abantu batazi agaciro k'ibintu ukora. Ndetse ntukavuge byinshi, ba nka cya giti gicengera mu butaka imyaka, ariko rimwe kikazamera imbuto. Izo mbuto nyine zikaba ari imbuto nziza. Buri ntambwe yose ukoze mu bwiru ni isuka yinjira mu butaka bw'inzozi zawe. Abantu batakumva uyu munsi birashoboka ejo ko bazakumva bakavuga ngo wenda twe tuzi ko ari ibisanzwe, nyamara uriya muntu ni igihangange. Nabo bikabatungura, ntibamenye neza ukuntu nyine ibyo bintu bigezeho. Reka ibyo ukora rero biguhesha icyubahiro. Reka urugendo rwawe rwibwe n'agatima kawe kugira ngo rukomeze rukwereke inzira, kuko iyo ibikorwa bivuze amagambo araceceka. Kora mu bwiru, ibikorwa bizavuga. Andika muri comment nzavuga binyuze mu bikorwa. Usharinga iyi video kugira ngo ibashe kujya no ku bandi benshi.